guhera 2015 kugeza 2020 nibwo mu rugo barekeye kurwana, nibwo amahoro aje, nabwo habayeho gusenga. Rugo bigeze ku ndoga. Ceceka bubwe umukade ngo ngende ncukura ntaba udutaba mu rugo. Ntutaba mu rugo. Akubwira ko utwo tuntu tuzakora iki? Yambwiye ko tuzatuma dukira. Baje iyo nka ye yaryaga imyenda, yaje gutoroka ikiraro irya ya pantaro yanjye, nayo mfite ipantaro imwe, hakenyera igitambaro cye akantuka. Noneho tugiye kubazana mugenzi wacu, yego, nawe atubwira uburyo aducire mu mayange uburyo yavuye mu rugo. Yego, uyu rero uyu namusanze iwabo, ahubwo ninjye wamukuyeyo. Urumva, musezeranya kuzamujyana ahantu hasa na zahabu. Reka yivugire kwanza, reka yivugire. Yego, nivugire kuko umunwa wo kwivugira ndawufite. Yego, byagenze bite wowe? Situzi imyaka wavuye mu rugo ufite imyaka ingahe? Ngiye navuye mu rugo mfite imyaka 14. 14. Urumva Bedinego yaramaze kuva muri cya kiraka, ariko 14 nubwo nayibagaho mu rugo nari meze nk'umuntu wagiye. Yes, dusangize rero uburyo wavuye mu rugo n'icyatumye uva mu rugo. Reka mba sangize n'uburyo navuye no mu ishuri. Yego, kwezi kwa mbere ku itariki 12 umwaka ni 2015, urugo nabari abantu babayeho mu mahoro, ubwo twari abakenera ariko twari twishoboye mu buryo bwacu, tutatakambira rubanda bataducishamo ijisho. Yego, mu rugo rero haje kubaho ikibazo cyo umukade twari duturanye yaje kumpa ibintu ngo ningende shyira hagati y'imiryango yo mu rugo, ngo ni umuti ngarampemba. Naje kubikora, numvaga ko ibyo ambwira ari ukuri. Uwo munsi sinajyaga mbona mu rugo batongana. Papa nibwo yageze mu rugo mbona ahindutse incira, abariye kanshi mama yari atwite, abaramutura yakubise hasi, ahita ashyira umuhoro ku izosi, batinda kwica, bati iki gikombe nticyogeje, wari uri gukora iki? Papa abwira mama. Muvuka muri bangahe? Mu rugo twari turi abana 3. Icyo gihe biba wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe biba nari ndi mu myaka 11, 12 gutyo. Noneho rero baratongana bararwana, nibwo haje abaturage barahurura baza gukiza. 2015 hashize igihe nyine 2015 mu matariki ya mbere arenga, nibwo mama yaje kubyara, ariko nubundi barwana buri munsi kubera twatuntu atabye mu rugo. Yego, urumva nari ari utuntu umudamu yaguhaye. Yego, umukade ngo ngende ncukura ntaba udutaba mu rugo. Ntutaba mu rugo. Akubwira ko utwo tuntu tuzakora iki? Yambwiye ko tuzatuma dukira. Utwo tuntu yaguhaye two gutaba mu rugo, yakubiye ko ari two tuzakura ubukire mu rugo wanjye. Ese uwo mukecuru we yarakize? Wapi, ntabwo yarakize. Kuki utagize igitekerezo cyo gutekereza we ko aguhaye ubukire we adafite? Yari umukana, wari ukiri umwana. MD, urabona yari kugira ibitekerezo bimeze bityo. Oya, ubwo urumva yanabikoze, nanjye hari icyo yampinduye. Yes, ahubwo oya ntacyo yaguhinduye, ahubwo mu mutwe wawe nta kintu cyari kirimo. Urumva, narindi ashobora yanamufatiranye n'imyaka ye. Nta myaka, ariko umwana w'imyaka 11 wakuriye mu buzima nk'ubwo yari arimo, cyangwa narimo nizi sa uyu yarakennye rero, sibyo? Buriya ninjye wabonye udufaranga duke kuyura yacyakennye. Arakubwira ngo ugenda utabe, ubukire buzaza iwanyu. Ngo buzaza, arabiguhereza nawe uragenda urataba. Ndataba. Aha. Anyizeza uburyo ngiye kugura imodoka. Mu rugo bararwanya, papa baratimbaguranye, mama umutwe barawumenya. Neza rero noneho barawumenya, ntabwo inda yagize ikibazo ya mama. Mama yagize ikibazo. Baza kumuroga akimara kubyara. Umwana abyaye yitwaga Mutima Utuje Kararisa. Baramuroga, bamurogana hamwe n'urwo ruhinja. Yari inzobe se? Ibyo ntabwo bikureba kuko n'ubundi yarapfuye. Noneho rero
mu rugo kubera kurwana buri munsi saa sita na nimugoroba bahura mu muhanda bakarwana, ubuzima buranga, kurya biba ikibazo, ku ishuri biranga. Mushiki wanjye we aza kujya kwa kaka, ubwo njye nsigara mu rugo. Mama bamaje kumuroga n'uwo mwana, mama ajya mu miti ya kinyarwanda kuko yaragendaga yarenga bya bintu byo mu rugo, bya bindi watabye. Yari ibitegano. Wari umaze gutaba nk'inshuro zingahe? Ni inshuro imwe. Ni inshuro imwe yaguhaye gusa. Ariko hari harimo utuntu tw'uduhwa, tw'uduhu, tw'uduti. Kandi uragenda ubigira ibanga. Yarambwiye ngo nimbivuga nzapfa. Yarambwiye uwo muntu aracyariho, ngo waceceka aracyariho uzayibona. Aracyariho uwo mukecuru. Ariho. Dukomeze. Noneho ubuzima burakomeza, buba ikibazo, kurya biranga. Ubwo nyine nari nsigaye ntunguwe n'abaturanyi. Naje kubona ko ntagomeza kwihanganira mu rugo. Ko mama yarazaga yagera mu rugo yabirenga akarira, uko akavuza induru ngo ari gushya. Kandi no munda, aho kugira ngo haze ubukire, ahubwo hazaga ibibazo. Hazaga ibibazo. Na papa yahinguka yababuze mama agahita nkubita. Ninjye wabaga ingoma y'abaporoso ubundi. So bivuga ngo ahubwo imiti yaguhaye yari yo guteza imidurumbanganyo mu rugo. Yes. N'imidurumbanganyo. Umwiryani. Uko byahitanye n'abantu. Yego. Byahitanye n'abantu. Igihe kiragera mama ajya mu miti ya kinyarwanda, sigarana mushiki wanjye. Ari njye usigaye muheka. Shaka ubuzima bikanga, papa kankoresha ikiyede bitewe nuko nyine babakoze. Yego. Isaha zo kujya kurya saa sita akanyirukana ngo ni ntahe. Ataha nkasanga mushiki wanjye, ubwo nyine kurya urumva byabaga ari ikibazo. Tuba dutunzwe n'abaturanyi. Ubuzima burakomeza gutyo, birangira mushiki wanjye ampfiriye mu biganza. Mari hanze. Pole kabisa. Noneho ariko subiye inyuma, barumuna ba mama, murumuna mama na mukuru we bose n'ubundi ni mukasereka. Bose yari yarabakoze gutyo. Murumuna wa mama aza kurwarira mu rugo, yari afite inda. Ubu tubarana kugeza isaha izi apfushije abana 8. Murumuna wa mama wawe? Mukuru wapfushije 4, musaza wapfushije 3. Famiye y'abantu bavukana na mama wawe? Nje bitewe n'impfu nabonye n'uburyo nabonaga barwana, kandi mama nyine ni wa muntu utaracikaga mu rugo, yaremeraga akaza agakubitwa. Ese izo mpfu zaterwaga n'indwara? Ntago mbizi. Ntago wamenyaga? Yarabyaraga gusa nkabona mwana byabaye. Nyine ubuzima buranga, mbona kuba mu cyaro biri kwanga. Naje i Kigali n'amaguru. Uvuye Kayonza mu murenge wa Murundi. Nza kwa nyogokuru atuye hano i Masoro. Ndahabaye ubwo, ariko nawe yankoreshaga nk'imashini. Byarutwaga nuko nari bwe. Bivuga ngo ikintu cyatumye uva mu rugo, nahunze bya bibazo. Wahunze bya bibazo? Mva mu ishuri gutyo. Wa mukecuru se? Yego. Wakwizezaga ko ubukire buzaza mu rugo? Yego. Ntago wajyaga kumusura ngo umugati ariko se bya bintu ko ntabyo ndi kubibona? Ntabwo biri guteza ibibazo. Ntago nta nigwe wajyaga nabitekereza. Icyo gihe byageze nyuma, hari abandi undi mukecuru mugenzi we nawe nyine bavugaga nabi ko ajyanye ibintu byo gutarika tega gutyo. Nageze aho ndamutinya, kuko urumva barumuna ba mama na mukuru we bose niwe bitsaga, kari we nyine kitso kibi mu muryango. Uvuye mu rugo rero uragiye? Ndagiye i Kigali. Ubuzima bwakomeje, amaso amvuyemo n'amaguru. Nje Kigali. Akwira ndirimbo. Wakoze ingendo, wakoze iminsi ngahe urugendo rw'iminsi 2 kugira ngo uvuye ngiyo ugere i Kigali? Ngere i Kigali. Noneho ira ndirimbo umuvandimwe twiga, ubundi yari umuvugo niga mu mwaka wa 4 maho ngaho. Twawukoze, baduhaye examen nako test y'umugo yo kwandika imivugo. Tuza kuwandika. Noneho nzi Kigali, nagiye no kuri Radio Rwanda. Ngenda mu buryo bwo kuwutanga, bitewe nuko bambonaga n'uburyo nari imeze, batigenda uzagaruke. Subiye kwa Mukade, ubuzima buranga. Noneho nawe yarantotezaga ku munsi nkavumba amadomora 6 nkahirira inka y'amazi. Noneho n'icyari kibabaje, iyo nka ye yaryaga imyenda. Yaje gutoroka ikiraro
ya pantaro yanjye nayo mfite ipantaro imwe hakenyera igitambaro cye akantuka kurumva ni ibibazo nawe kandi yari yishoboye ubuzima buranga ndatokomera yaratunze nka miliyoni zinga nyine ushyize ku ijanisha ni umukire wenda ari nka miliyoni 15 nyese bayiguriraga igitenge hase ntitwajyanyeyo urahayobewe ngiye twajyanye ko iyo butike wambwiraga nayumvishe muri teori ntabwo nayibonye mu mifatika oya butike afite irarenze sawa ngakomeza rero naje habaye igihe kingana n'umwaka ntabwo ubu wareba isura y'umuntu wowe ukagira n'icyo umumarira we tujye tubwizanye ukuri ibyo ubu umurebye physically ibyo wenda ubu ngubwo naramusirimuye urumva hari akantu k'akazoza kamurimo oyizi n'imbaraga zanjye namuzanye i Kigali yari afite ijisho ritendera ahangaha winca mu ijambo reka dukomeze ubuzima burakomeje nza kumubwira nti rero ndumva nkeneye gutaha ariko muri iyo minsi yajyaga ambwira ngaha ngo urataha kuko cyanyoko cyagiye kwiyahura ibaze hataha ndi kurira ngo twumvishe ngo cyanyoko cyagiye ku kiyaga ngo kwiyahura so yakubwiraga amagambo mabi kandi ari ya magambo navuyeyo mpunze akanga kayambwira kugira ngo utagira aho ujya kugira ngo ngomeze mukorere yego nza kumubwira nti rero kandi ntiyanaguhembaga ntabwo yampembaga nza kumubwira nti rero ndatashye n'amaguru byibuze se yarakugaburiraga kurya nararyaga namubwiye nti ndatashye n'amaguru ariko ugakora nk'ipunda nakoraga nk'ipunda nkambara n'imyenda y'abana MD kambanze nkubaze parido aho ngaho sibyo niba umuntu akugaburira sibyo erega buri kintu intambara turi kurwana muri iyi minsi n'imunda ni ukurya urumva ibihugu biri guhangana amasasu birayacura intambara ziri kuba imodoka zirarasana urumva ayo mateka urayazi abayisiraheli urumva na Irani urabizi amateka ejo yabaye ninde niniriye nta kindi urumva amasasu niba wararyaga urumva ukarya neza ntabwo mvuga neza ntabwo mvuga gake kunjye ibintu kuvuga ni ukuri urumva niba uyu muntu yararyaga waryaga kangahe ku munsi uragashinzwe natubwiza ukuri waryaga kangahe ku munsi bikunze bamwitagaho kabiri naryaga kabiri ukarya isahani ugereranyije apimaga nk'ibiro bingahe ugereranyije shyira ku ijanisha ubare n'isahani ufashe Bedenego yararyaga agahaga bivuze ni ukuri ariko da sibyo ubanza nararyaga ibiro 15 sibyo kandi njyewe ndeba ukuntu meze fisika ndeba neza dore ikibazo ngiki dore inkweto nginambaye abantu bayibone muri kamera njyewe umuntu amutse ambwiye ngo ndakugaburira umuceri sibyo n'ifiriti byiza meze neza vuye unkorera izina ry'Imana najye nkamukora ntahembeje kubera iki intambara y'ibiryo ihanganishije amasoko urumva kandi ikibazo dufite ibihugu byo hanze ibihugu byo muri Afurika ibihugu by'ibirayi by'Iburayi ibihugu bya Aziya urumva biri guhangana mu masasu gusa Bedenego umwuka ikiganiro turagikomeza winca mu ijambo sha reka nsoze urumva ibihugu aka kanya intambara dufite ibihugu biri gukora amasasu gusa niza kwimayike urumva ibihugu biri gukora amasasu gusa aho kugira bivuga ngo reka twubake isoko byibura ry'ibiribwa kuko abantu bahanganye n'inzara iriho ahubwo biri gukora ngo bombe zarimbura ngo Afurika yose ngo cyangwa ijye muri Aziya ngo irimbure isi nta kintu oya reka dukomeze ubwo turaza kubivugaho nyuma oya ubwo icyo nshaka kuvugaho ni yamugaburiraga yari umubyeyi mwiza byari bihagije akira ubuzima burakomeje nibwo yaje kumpa itike rero tubiye mu cyaro ariko papa akaba yarorohewe anyohereza ibiceri Kabuga ngura agapantaro ngura agapira ngura agasaba nsubira mu cyaro muri bwa buzima guhera 2015 kugeza 2020 nibwo mu rugo barekeye kurwana nibwo amahoro aje nabwo habayeho gusenga rugo higeze kuzayo umumama arasenga ati cukura aha bagacukura bagasangamo utuntu bagacukura na hariya twatundi watabye twatundi baragiye bongeramo n'utundi mu gihe ntari impari ubuzima burakomeje nza guhura n'iyi mbwa rero ariko nkaba nari mfite agatungo oya ndakagurishije burase nkunda amahane
njyewe avuga ngo naje guhura n'uyu muntu akiri imbwa ariko akanya sindi imbwa ubu aka kanya uri umugabo sibyo njye buriya mvuga ibintu sibyo nkanagaragaza n'ibintu niba utuye mu mujyi wa Kigali sibyo njye ukaba ufite amafaranga sibyo uyu mujyi wa Kigali niba ku munsi ukorera amafaranga 10,000 ako nanone ayo ngayo ntago ari ayawe ntago ari ayanjye n'indu yabitse ngiye 20,500 sibyo uri kubibona aranyita imbwa ashingiye ku icyo gihe naje guhura n'imbwa navuge mu nza habayeho uyu wivuga ngo niyi mbwa vuga ngo naje guhura n'uwahoze ari imbwa ari wowe Bedinego bitaga Bifenesi bamwe icyo gihe bakwitaga Bifenesi nubwo witwa Bedinego umaje gukira uru ni urugendo rw'ubuzima turi kuganira rw'abavandimwe muri kureba hano imbere Bedinego and Yabesi risobanura rimwe so reka tutizimye mu magambo reka mbasabe ikintu uru rugendo ni rurerure nkurikije Bedinego ibyo afite ndetse na Yabesi ni birebire urabona ikintu nashakaga ni ukugira ngo tugere ahantu mwahuye watubwiye uko byagenze nawe utubwiye urugendo wanyuzemo by the way mbanze mbihanganishe ku buzima mwanyuzemo ni ubuzima bukakaye ariko nitwirengagize ko Imana iriho kandi ihindura ubuzima iracyanakora izahora ikora igihe cyose Shimiye TV rero ngiye numva urugendo rwacu rw'ubuzima reka turugire episode reka dusubikira ahangaha kuko ndabona iminota yabaye myinshi kugira ngo n'abantu bazabashe gukurikirana neza uru rugendo iyi TV ni yacu tugomba kwidagaduriraho tukavuga ubuzima bwacu iby'Imana yakoze n'ibyo yaduhinduriye n'ibirimo ibibarimo byose ndabesha Bedinego buriya hari icyo bita ukuvuga ngo sibyo ubu ngubu ni nko gutangira business sibyo ukaba ufite wenda urugero nko kubaka umuhanda w'ikilometero 100 ukaba ukase metero 5 zonyine ibaza ibyo bintu reka kugira ngo abantu kanumve ko batazarambirwa reka tugende gake gake kuko ubuhamya bwanyu cyangwa se urugendo rwanyu hamwe rurababaje hakaba naho rushimishije kubera bitewe n'ibintu mwagiye munyuramo ahubwo turakomeje reka duhagarikire hano tuzakomeza ubutaha kuko ikino kiganiro kiraryoshye kandi kirimo n'inyigisho kandi kirimo n'ubuzima komeze Bedinego reka dusoze MD ngewe reka mubwire sibyo n'ubu bigeze kundoga bigeze kundoga bareho agahinda mfite nagize narozwe n'umukobwa ngo twitwa ngo turakundana iyo ni episode ya 2 Bedinego reka dusoreze ahangaha ibintu birimo kubyigwemo ibisaduka iyi kamera niri bwikubye urayikupa byangi reka Yabesi utubwiye aho uko twari tugejeje aho uko mwahuye na Bedinego reka bariho tuzasubukurira kino kiganiro cyacu sibyo tubone kubwira